Kurikiragashi sherirugo. icyaha cyazanywe n'umugore ku isi. Usanga koko ubuzima bw'abagore ni icyaha gusa. Abagore tubayeho mu buzima bw'icyaha gusa. Kubona mu rusengero, mu nsengero aho turi muri za kiliziya, ugasanga umubare munini cyane ni uw'abagore. Ariko ubu tugiriwe ubuntu bwo kugera mu ijuru, dushobora gusanga bibusanye, aho wasanga umubare munini noneho wasanga ari abagabo gusa bicariye mu ijuru. Umugore ati abagabo ni abanyabyaha. Arangije umugabo nawe ati mba ntawarusha ibyaha abagore. Umugore ati abagabo ni abanyabyaha yewe. Ati none se ko tutabona mu rusengero, tutabona hehe? Ariko ukagenda ugasanga abakagombye kuba mu rusengero bibera mu munyururu. Aramubwira ati oya madamu, ntabwo ari uko bimeze. Burya nta mugabo udafungwa. Kamikazi w'abakwizera bose, udufashe ujye uturengera. Mariya utigeze gukora icyaha, ujye udutoza kudacumura. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Turagushimiye Nyagasani Imana ishobora byose, tugushimiye kuri Imana idukunda kandi twitaho, tugushimiye kuri Imana iturengera kandi ibana natwe iminsi yose y'ubuzima bwacu. Uyu munsi wongereye ku mateka y'ubuzima bwacu, ntabwo ari uko turi intungane, ntabwo ari uko turi abaziranenge bitambutse abakwitabye, ahubwo ni uko wifuza yuko duhinduka mu mibereho y'ubuzima bwacu. Uyu munsi rero wongeye ku buzima bwacu, n'ubu munsi wo kugira ngo twitagatifuze, n'ubu munsi wo kugira ngo tuve mu byaha, tukumenye kandi tukwegere, kandi nitumara kukwegera no kubana nawe tugushyikirize n'abandi. Ngaho rero rengera abavandimwe, inshuti, wite ku barwayi, wite ku bashonji, wite ku bakene, wite ku bashomeri, wite ku bafite ibibazo bitandukanye, maze muri iyi si twese tubeshweho nawe kandi tugukunde, tugukorere, byose tubigusabye ku bwa Yezu Kristo umwami wacu, amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Bakunzi bacu, bakunzi mubana natwe mu biganiro byacu bitandukanye, ni Shangazi Shirirungu Uwimana Marie Jose. Twongeye kubana namwe rero kuri uyu munsi, tubashimira cyane, mukomeje kubana natwe, mukomeje kutwitaho, mukomeje kutwereka yuko mudukunze. Aho muri hose rero bakunzi bacu, bakunze ibiganiro byacu, hari abari mu gihugu cy'u Rwanda, hari abari mu Burundi, hari n'abari mu bihugu byo hanze bindi, turabishimiye cyane kandi turabibona ko mudukurikirana. Gukurikirana ibiganiro byacu rero, gukurikira ibiganiro byacu, kubana natwe mu biganiro byacu ni umugisha, ni inkunga ikomeye. Intego nta yindi kwa Shangazi Shirirungu, niyo gushyira irungu rya roho ndetse n'iry'umubiri, niyo kuganira, tukaganira ku buzima bwacu ubu busanzwe twiberamo bwa buri munsi. Twongere rero kubashimira yuko mukomeje kubana natwe kandi mukomeje kubitwereka. Namwe mugeze kuri channel yacu bwa mbere, muduhe subscribe, ntacyo biri bubatware, mwandike comment, mukore na like, biradufasha, bidutera inkunga, biradushimisha, kuko burya iyo umuntu yateguye kuganira n'abantu akabona byibuze umwe, babiri cyangwa se batatu babikurikiranye, birushaho kumva koko bishimishije ku mutima.
Hari n'abandi rero dukomeza gushimira cyane, turashimira cyane cyane abantu bakomeje kudufasha mu biganiro byacu kugira ngo bibagereho bimeze neza, kugira ngo bibagereho ni ukuri baba bakoresheje imbaraga nyinshi zishoboka, baba bakoresheje ubwitange bwinshi bushoboka. Nawe rero wifuza gutera inkunga ibiganiro byacu, ni karibu, turacyakeneye byinshi byo kudufasha kugira ngo iyi cano yacu itere imbere kandi ikomere. Nawe rero wifuza kudutera inkunga ni karibu. Kuri description hasi hariho nimero zacu, ariko n'ubu twazibabwira. Wowe wifuza gutera inkunga cano ya Shangazi Shirirungu Imana Marie Jose, wakoresha telefone 0783205477. Inkunga zanyu zirakenewe mu buryo bwose, kandi dushimiye n'ababikoze kugira ngo uyu munsi wa none tube tugeze kuri uru rwego. Ni ukubera ab'Imana yakoresheje, ni ukubera ab'umutima mwiza, ni ukubera bifuza yuko ubutumwa bwo kubaho neza, tukabana neza na bagenzi bacu, tukabana neza, tukabanira neza Imana yaturemye. Hari abantu bariho bifuza ko ubwo butumwa bwakwira isi yose. Turabashimiye rero kuri uyu munsi rero bakunzi bacu, kuri uyu munsi tuje kuganira. Burya koko baratubwiye, barabivuga n'ijambo ry'Imana irabivuga ko icyaha cyazanywe n'umugore ku isi. Umugore niwe wazanye icyaha ku isi. Iyo rero turebye mu buzima bwacu bwa buri munsi uko tubaho, tureba muri sosiyete hanze, ukazirikana n'iryo jambo, usanga koko ubuzima bw'abagore ni icyaha gusa. Abagore tubayeho mu buzima bw'icyaha gusa. Hariho igihe wibaza, nkibaza nawe ukibaza, nubwo ubona mu rusengero, mu nsengero aho turi, muri za kiliziya, ugasanga umubare munini cyane ni uw'abagore. Ariko tugiriwe ubuntu bwo kugera mu ijuru, dushobora gusanga bibusanye, aho wasanga umubare munini noneho wasanga ari abagabo gusa bicariye mu ijuru. Tuganire rero, ni Shangazi Shirirungu, niyo mpamvu tugomba kuganira, buri wese yisanzuye, tukabivuga uko tubyumva, kandi namwe muri comment mukatubwira uko mubyumva. Twemera gukosorwa, twemera kugirwa inama kugira ngo ibiganiro byacu bigende neza. Abantu rero baricaye baraganira, umugore n'umugabo, barangije bajya ku mpaka nk'izi natwe, ariko twe ntabwo ari impaka n'ibiganiro. Bajya ku mpaka zo kuvuga ati mwana, umugore abagabo ni abanyabyaha. Arangije umugabo nawe ati nta warusha ibyaha abagore, aho bava bakagera nta warusha ibyaha abagore. Bakomeza kujya impaka, aramubwira ati umva, ati umugore ati abagabo n'abanyabyaha yewe, ati none se ko tutabona mu rusengero, tutabona hehe, ariko tukagenda ugasanga abakagombye kuba mu rusengero bibera mu munyururu, bibera muri gereza, muri prison. Umugabo n'umutima mwiza aramubwira ati oya mada, ntabwo ari uko bimeze, burya nta mugabo udafungwa. Nta mugabo udafungwa, ahubwo burya akaga, agahinda ni ukubona umugore wafunzwe, ariko ubundi umugabo we nta mugabo udafungwa. Ubwo sinzi impamvu, ababizi bazabidusobanurira. Nuko twebwe rero ntabwo ari izo mpaka turi kureba ko mu buzima busanzwe hari ibintu rero byinshi bigenda bitugaragariza, cyangwa se impamvu zikurura abagore mu byaha, impamvu dusanga abagore bari mu byaha, ari byo twita imizi y'icyaha. Buriya imizi y'igiti iba ikibeshejeho, niyo ikizanira amazi impande n'impande kugira ngo gishishe gitohe. Hari rero n'imizi y'ibyaha yibera muri kamere zacu abagore, zituma koko icyo cyaha kiduhama, icyo kintu kiduhama ko abagore turi abanyabyaha bakabije. Muri iyo mizi y'ibyaha rero usanga abagore tugwamo cyane, usanga abagore tugwamo kenshi. Hari ikintu cyitwa
kuvuga amagambo menshi. Buriya ngo amagambo menshi atera ibicumuro n'abantu, amagambo menshi atera ibicumuro, kandi usanga ari ingeso cyangwa se ari kamere abagore tubamo. Nshimiye cyane cyangwa se nkunze cyane abagore bataba mu magambo menshi, bataba mu mazimwe, batabibonera umwanya, bahora bari muri gahunda zabo. Ariko hari abo usanga bagira amagambo menshi, ugasanga baririra, bafashe nk'umunsi wose, umwe aherekeza undi amugeza iwe, bongera bataha, bongera bagaruka. Uyu munsi wenda ibyo guhererekanya ntibikiriho cyane, ariko ugasanga yaguze amayinite y'ukwezi cyangwa se y'icyumweru, ugasanga aravuga kuri telefone bukira bugacya, umuntu arimo kuvugana na mugenzi we. Ibyo ari byo byose, iyo uri kuvuga amagambo, umugore uri kuvuga amagambo menshi atari ijambo ry'Imana, atari kuvuga ku buhamya bw'ubuzima bwe, atari kwivuga. Abantu burya byibuze bivuga bakavuga ibyabo nabwo, kandi bitewe n'ibyo ari byo, atari kujya kumena amabanga y'ubuzima, amabanga y'urugo rwawe. Byibuze hari ibyiza uri kubwira abantu, byiza byagufashije kugira ngo bifashe na mugenzi wawe. Nanone kuvuga ntabwo ari ukuvuga ibyo umuntu abonye byose. Ugasanga rero mwavuganye mu magambo 10 cyangwa se 20 uvuze, hakaba harimo ijambo rimwe ry'ukuri. Urumva bidukururira icyaha cy'ibinyoma, bidukururira icyaha cyo kubeshya. Niyo mpamvu bibaye byiza twakitoza cyangwa se twakwiga kubaho tuvuga amagambo makeya tuvuga amagambo makeya, tugaharira kuvuga abayanyuza mu ruganda. Kuko umuntu uvuga amagambo yanyujije mu ruganda cyangwa se yifuza yuko azamenywa na benshi, ibyo ari byo byose hari ukuntu agerageza kuvugisha ukuri, agerageza gushyiramo ukuri. Ariko ayo magambo tuvuga twiherereye, turi ahantu ha babiri bangahe, burya adutera ibicumuro byinshi. Ikindi rero, uwundi muzi w'icyaha ukomeye ni ishyari. Ni ishyari. Mu buzima bw'abagore ubona harimo ikintu cy'ishyari, ubona harimo ikintu cy'ishyari cyane, ku rugero rwo hejuru. Ukabona umuntu afite ishyari ku buryo wumva wahora ubona mugenzi wawe ababaye. Kubona ikintu gishimishije mugenzi wawe ukumva biri kugusonga, ukumva biri kugusoka mu mutima. Buri wese yakagombye kuba aho ari, nanjye ndisuzuma, nawe aho uri wisuzume, buri wese amenye ishyari riri mu mutima wawe. Nifuriza mugenzi wanjye ibyiza, ku mugenzi wanjye ibyiza ku ruhe rugero? Ese mwifuriza amahirwe ku ruhe rugero? Twisuzume rero, twisuzume cyane. Nyagasani ntacyo adakiza, ku buryo ishyari riri mu mitima y'abantu ridushobora kudutera gukora ibyaha. Nyagasani ridukiza rikagabanuka. Undi muzi w'icyaha ukomeye ubona ko abagore, igitsina gore gifatirwamo mu gukora ibyaha byinshi, ni ikintu cy'ubunebwe. Ubunebwe, kuko ntago umuntu yashobora imirimo yose. Uwo mugore uravuga amagambo menshi, uwo mugore ufite ishyari, ni ukuri kuzagira ngo azabone umwanya wo kwita ku murimo no kuwukora neza biragorana. Wa mwanya turi kuvuga amagambo ntabwo turi mu kazi. Wa mwanya turangariye muri ibi ngibi by'umutima mubi n'ishyari, ntabwo turi mu kazi. Ibyo rero bigatuma tugira ubunebwe. Ugasanga ati yewe numvaga nakora kiriya, ugahera muri ayo ngayo. Ubunebwe rero nabwo ni umuzi w'icyaha ukomeye uranga abagore, bituma bidushyira mu byaha bikomeye. Ubwo bunebwe. Hari uwundi muzi w'icyaha rero ukomeye cyane, ikintu cyitwa ubusambo. Ubusambo, igitsina gore, turi abantu bagira ubusambo kugeza ku kigero cyo kwiyima kugera ku kigero cyo kwiyima, ku buryo uwihaye umuntu ashobora kwigurira nk'ibiraha, ubwo ngo aba yisengereye bikomeye. Ubwo busambo rero nimba natwe ubwacu twiyima, biragoye kugira ubuntu, biragoye gutanga. Nawo ni umuzi ukomeye tugenda duhura nawo muri ubu buzima. Birashoboka rero ko dushobora kubaho tugira ubuntu.
mu by'ukuri rero bakunzi bacu, buri wese yakishyiriraho n'iyindi mizi, buri wese yakishyiraho indi mizi y'ibyaha, ariko nta mpamvu yo kugira ngo duheranwe, nta mpamvu yo kugira ngo duheranwe n'ibyaha, nta mpamvu yo kugira ngo twiherere muri ibyo ngibyo. Birashoboka ko natwe tuba abantu b'umutima mwiza, tumenya kubaho turi abagore bavuga amagambo makeya ku gihe. Hari abo njya mbona ubona rwose, ubona ari umugore udafite iyo mizi y'ibyaha namba, wenda yifitiye ibindi byaha nk'iby'abagabo kuko nabo barabigira, n'abagabo nabo barabigira. Uyu munsi ntibagire ngo twavuze ku byaha by'abagore gusa, bumve yuko ari intungane. Buriya nabo tuzagira umwanya nabo abagabo bacu tuganire nabo tubabwire. Ariko rero nari mvuze ko hari igitsina gore cy'intwari ubona ko babaho mu buzima butandukanye n'ubwo, bagira amagambo makeya kandi bajya kuyavuga bakavuga amagambo y'ingirakamaro. Bagerageza kubaho nta shyari riri mu mutima wabo, nta shyari namba, bagerageza kwifuriza bagenzi babo ibyiza, bakagerageza kuba hari abakozi ku murimo. Igihe cyose uba usanga ari umukozi, igihe cyose usanga ari ku murimo, abo ngabo bariho kandi turabashimiye. Abo rero nibatubera intangarugero twese, ku buryo duhashya icyo kintu cy'ubunebwe ndetse n'iyo mizi y'ibyaha yose ituma tubaho mu cyaha. Hari ubuzima bw'abadiaspora, kubera kuba bizi cyane, kubera kugira imirimo myinshi n'inshingano nyinshi, tuboneyeho kubasuhuza, tuboneyeho kubashimira cyane abadiaspora, abantu baba mu bihugu byo hanze, cyane cyane ibyo bihugu byateye imbere. Turabashimira cyane. Usanga nubwo muba muvunika, nubwo muba mufite akazi kenshi, nubwo muba mufite ubutumwa bwinshi, ariko bibarinda ibyo byose. Muzabitubwira muri komenti. Sinzi nimba mugira umwanya wo kuvugira ku matelefone nk'uko mu Rwanda tubikora, sinzi nimba mubona umwanya wo kwirirwa muherekeranya, reka, sinzi nimba mubona umwanya. Ibyo ari byo byose muri bizi mu butumwa bwanyu, mu kazi kanyu kabajyanye iyo ngiyo, bituma bibarinda gukora ibyaha. Gusa nanone hari abandi bariyo nanone tutatinya kubivuga, usanga bakora utuzi tutari twiza. Turi kugenda tubibona ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, abantu bagenda batanga ubuhamya butandukanye bw'uko hari n'ibihugu bikoresha abirabura cyangwa se abirabura imirimo y'ubuhakazi, bakabaho muri ibyo bihugu, babereyeho gushitura abantu b'abirabura. Nimuze, twabonye amafaranga, twaboneye akazi, twababoneye inkunga, twababoneye ibintu neza, kubera nyine baba baziranye. Ugasanga arimo gushuka kugeza no kuri bene wabo, kugeza ku miryango yabo, bamara kugerayo bakahura n'ubuzima bubi. Ni ibintu turi kubona cyane ku mbuga nkoranyambaga. Twizere yuko nta bacu bari muri ibyo, ndetse n'uwatubona abibamo, ni ukuri ntago ari umwuga mwiza, ntago ari umwuga mwiza wagufasha. Turabashimiye rero abadiaspora mu bihugu byo hanze, mudukurikirana, mudukunda, mudutera inkunga muri byose. Turabashimiye ku bwa byose. N'abo ngabo bakora ibitanogeye Imana, ibyo ngibyo imirimo itabahesheje agaciro, ni ukuri tubifurije kubivamo. Bakunzi ba Shangazi Shyirirungu rero, bakunzi b'Imana Marie Jose, turabashimiye kuri uyu munsi mwabanye natwe muri iki kiganiro. Turakomeza kubashimira ko mubana natwe, kandi tubabwira ati muri iyi si twese turi abanyabyaha, twese turi abanyantege nke. Niyo mpamvu nababwiye nti n'abagabo tuzaganira, ariko Imana yacu ni inyampuhwe, Imana yacu ni inyembabazi. Twese twifurizanye kuva mu byaha, twifurizanye guterana inkunga n'imbaraga, kugira ngo ibyaha tubisezerere burundu. Nk'uko twabivuze mu isengesho ryacu, iminsi Nyagasani aba twongereyeho yo kubaho, ntabwo ari iyo kugira ngo duhame mu byaha, ahubwo ni iyo kugira ngo duhinduke. Mwese rero ndabakunda aho muhereye hose, mbasabiye umugisha w'Imana, mbasabiye kubaho twanga ibyaha,
ibiganiro byacu nakagaruka, wibuke gukora like, wibuke gusharinga abavandimwe n'inshuti, kandi na komenti zanyu turazikeneye aho ariho hose. Ngaho rero mugire ibihe byiza, mugire amahoro y'Imana. Bye bye.